Hello, murakaza neza kuri ino channel ya Huguka TV. Muri ino video ngiye kubereka ikizamini cy'umunani uburyo gikorwamo. Ndabasobanurira uburyo ushobora gukora ikizamini cy'umunani kuva ku itangiriro kugeza gishoje. Uramenya amakosa abamo, umenye buri kimwe cyose, imbogamizi zose ushobora kugira uri gukora ikizamini cyo kunyura mu munani. Urakibona neza. Ndabasomera ubundi bwo mbahe n'ubusobanuro bw'umunani. Reka dutangire mbasomera n'amakosa ugomba kwirinda mu gihe uri kunyura mu kizamini cy'umunani. Ahangaha barimo kutubwira ati ukora ikizamini arangiza igice kimwe akomeza ku kindi kugeza arangije, kandi ikizamini cyose gikorwa mu minota 3. Gukora ikizamini iyo ageze aho atangirira ikizamini ahabwa ipikipiki, yamara kwitegura akavuza ihoni kugira ngo ahabwe uburenganzira bwo gutangira. Iyo arengeje amasegonda 30 atarahaguruka kandi yahawe amabwiriza, ikoranabuhanga rimukura mu kizamini. Urabyumva neza. Iyo ikizamini cy'umunani, iyo wahawe itegeko ry'uko utangira ikizamini ukarenza amasegonda 30 ukurwa mu kizamini. Ikizamini rero cy'umunani kanze mbahe ubusobanuro bwacyo burambuye. Ariko wowe ugeze kuri uno muyoboro wa Huguka TV, amategeko y'umuhanda, banza urebe ko wakandi subscribe, ukore ku nzogera, nurangiza ino video wisharinge igere kure cyane. Bibutsa kwandika muri comment mutubwira n'ikindi twazabakoreraho ubutaha. Urabona kunyura mu kizamini cy'umunani, urabibona neza. Urabona ino formule, iki ni ikizamini cy'umunani. Reka nze mbahe amabwiriza mugomba kugenderaho. Gukora ikizamini gikorwa. Ugiye kumenya ikizamini uburyo gikurikirana. Amakosa ugomba kwirinda mu gihe ukomeza gukora ikizamini cy'umunani. Reka dutangire n'amabwiriza ugomba kugenderaho. Gukora ikizamini hasabwa gukora ibi bikurikira. Kunyura mu cyerekezo cyerekanwa n'ibyapa bishushanyije hasi. Kabiri, kudakoza ipine ry'ipikipiki ku mirongo yo ku mpande. Gatatu, gukomeza gukurikira icyerekezo ariko ntakure ibirenge aho ahagenewe gukandagirwa ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Ndababwira uko amanota akurwaho. Amakosa ukora ikizamini ahanirwa. Reka nze mbabwire uburyo amakosa ugomba gukora ukaba wahanirwa ayo makosa wakoze. Ikosa rya mbere ushobora gukora uri gukora ikizamini cy'umunani. Ikosa rya mbere, kudakomeza mu cyerekezo gitegetswe. Kudakomeza mu cyerekezo gitegetswe ukurwaho amanota atuma uhita utsindwa. Iyo udakomeje mu cyerekezo gitegetswe ukurwaho amanota atuma utsindwa. Kabiri, gukora ku mirongo ibujijwe. Ukurwaho amanota akomeza ariko ugakomeza ikizamini. Gatatu, kudacana indangacyerekezo y'ibumoso urangije ikizamini.
udacanye n'indangacyerekezo y'ibumoso mu gihe urangiza ikizamini ukurwaho amanota ugakomeza ikizamini. Tugakomeza kuri kane. Kudakuramo indangacyerekezo y'ibumoso mu masegonda 4. Ucanye indangacyerekezo mu gihe urengeje amasegonda 4 ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Ikosa rya gatanu, kumara amasegonda 30 utaratangira ikizamini. Iyo umaze amasegonda 30 utaratangira ikizamini kandi wahawe amabwiriza yo gutangira ikizamini, ukurwaho amanota atuma utsindwa. Ikosa rya gatandatu ari ryo kosa rya nyuma ryo gukora ikizamini cy'umunani, kudakunje aho bigomba kuba bikandagiye ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda 1. Iyo ukuye ibirenge aho bigomba kuba bikandagiye mu gihe kirenze isegonda 1, ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Ndaje rero mbategurire n'ikizamini cyo guhunga inzitizi, murakibona neza. Ubundi bwo banza ariko ukande subscribe, ukore kunzogera, ukore share, utere comment utubwira n'ikindi twazagukoreraho ubutaha kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ushobora kuba ugira ikibazo cyangwa se ugahura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu bijyanye no kuba wakwiyakira kode, mu bijyanye no kuba wabona kode wowe wabonye provisoire, ukaba ukeneye kwaka kode yo mu Busanza, kode yo mu ntara kugira ngo ushake perime kategori yawe. Ibyo byose turabigufasha mu gihe gitoya cyane, kode ibikugezeho bitarengeje ukwezi. Andika kuri izi nimero ziri kuri screen yawe, unyandikire kuri WhatsApp maze ngufashe. Urabona kode mu gihe gitoya, icyo kibazo kirahita gikemuka. Ibuka gukanda subscribe, usharinga iyi video igere kure cyane.